abanzi tubarirwa hamwe mu mbaraga uko turagufite nta bushobozi burenze dufite bwo guhangana n'ibindi bibazo bituruta bitewe n'uko bimeze ariko ibyo kwirinda gukomera rero byatuma utirinda byo simbyumva nta logic ntabwo nyumva ndayumva neza ariko abantu bagahora babisubiramo ariko reka nsubire inyuma mu mateka munyihanganire babyumve ndetse abari hano bahagarariye ibihugu byabo hano cyangwa imiryango mpuzamahanga aya mateka ni ibibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana kandi bifitanye isano n'amateka yacu ndabaha urugero uribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira habajeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi by the way mu ntambara za East African Community mu ngabo za East African Community zijya kujyayo habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga turabyemera pe turavuga tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo ikibazo kireba u Rwanda nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho birangira bityo hashize igihe gito barazirukana Congo leta ya Congo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda ariko muri uko kuzirukana Congo ihitamo kwirukana abandi isigarana abandi ubu yasigaranye bamwe isigarana ingabo z'u Burundi iravuga ngo ni bamwe musigara kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho nabwo bufitanye isano n'amateka yacu baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC barazizanye birukanye za East African Community bazanye iza SADC ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye rero ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini uziko nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces muri Eastern Congo ko bazirukanye Burundi bugasigara hakaba harimo kuza iza SADC Burundi bwagiye muri SADC atoya mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Congo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora avuga ko nyine Congo yabibasabye ari inshuti n'iki ndongera ndamubaza
ese ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo, avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe Uvira ko iri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde bakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndavuga nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo wumve icyo ubwira. Ati atoya barakubeshye, yarakubeshye ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndavuga nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubinyibwiriye ubwo ndabyemeye ko utariyo, ntabwo hashize kabiri. Ndetse benshi bafatirwayo mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi, kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare bonyine mukibashaka, kugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya baba bahema abatware, nabo mwabahebye ntimubashaka kubera ko bafatiwe aho mwahakanye mutari. Ibyaho biguma ari urujya n'uruza. Ibyo byose rero, hanyuma niba mwibuka ahantu za Warikare hari imirwano yahabereye, ndetse abantu aba badufashije kugera kuri aya masezerano baradusaba ngo dukoreshe ubushobozi bwacu, dusabe bariya bari bagiye za Warikare n'iki bahave, noneho bahereho bashaka uburyo bwo kumvikanisha abantu. Twinginga bahafashe barwana hariya hakurya FCM 23 barahava basubira. Bakimara kuhava batyo, ingabo z'abanyekongo ziraza zirahisha zirahafata. So tukabwira izi nshuti zacu badusabaga ngo tugire intervention, kabiri tusubu uzongera kutubwira ngo dufashe tubikore kandi haba ibintu nk'ibi ngibi bijyaho nanone urujya n'uruza babiganira bati tuzabwira bariya, tukavuga ariko barahera barakomeza barwana n'abo twabwiye ngo basubire inyuma. Ibyo byabuze uko birangira, ni uko byahindutse nyine gutyo. N'uyu munsi rero kuba ibintu byabaye mbere y'uko tujya gusenya amasezerano, na nyuma yaho bigakomeza bikavamo ibyabaye muri Uvira, n'ibihumbi by'abarundi bari muri Uvira, bari muri ibyo bice bya za Minembwe, bagiye za Karemi, bagiye za Kindu, bagiye Warikare, bagiye za Kisangani, bafite ibihumbi birenga 20 by'abasirikare. Ukibaza ariko abarundi bangana batya, izi ngabo z'abarundi zingana zitya zagiye muri
aba bantu ku isi birirwa bavuga babaye, erega abantu baratakambye habura ubatabara. Ejo bundi izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera ntabwo muzi moto wa hafa, muzajye murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera, kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho, ngo hasigaye hariho abana babo. None se ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera, ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi. Abantu basinye amasezerano ni babiri,